erega bagucometseho Petero yiyumanganya nkaho nta nuko yakase. Uba barokore benshi bariyumanganyije, muza abantu mwakomerekeje, abantu barashize, ariko kuko bahuye na Yesu akabomora inguma mwifashe nkaho ntacyo mwakoze. Nuko ari Yesu wabomoye, naho ubundi bari bashize. Mutagira ngo hari abandi batuma amateraniro aba, ni wowe ubwawe, ni wowe iteraniro ryabereye. Yesu yicara ku iriba, yuhura bigishwa baragenda, yicara aho ngaho. Hari igihe hajya haba amateraniro akabera umuntu umwe gusa, umuntu umwe wenyine, Imana igakoranya urusengero rwose tukirirwa dusenga, umuntu umwe agacyura umugisha. Bakora roga, umwana yarutswe yakira uburozi akiyumanganya mu materaniro, ukajya ugira ngo si we wari wabutanze. Erega na mbere yuko Imana ivuga kuri uwo wahemukiye, yari ibizi ko iyo nkota y'ubuhemu yigira. Noneho Petero amaze no kuyigaragaza, arayigumana, arongera ayicomeka mu rwubati, arayibika. Kandi baramubwiye ngo urugamba si urw'umubiri, arongera arayicomeka. Ariko muza abantu bongeye kubika udukota, barangiza bakaza, kera bakwiringiraga bari mu mahoro, ariko Mana tugufite ntitwifuza undi murengeze. Ariko Imana niyo igitangaza, kandi arabizi neza ko akazi akora yagasambaniye. Tugufite ntitwifuza, kandi yicaye mu ntebe yirukanishijemo abandi. Petero nawe asubizamo inkota, yihanagura ku munwa. Erega aratuza, Yesu amubwiye ngo tugende, ajya inyuma. Murakoze cyane rwose, Imana ibahe umugisha. Murakoze, narishimiye Imana itumye tuboneka muri aya materaniro, kandi n'umuyobozi, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Na mushumba ndabizi ko ari hano hafi, kandi nawe ari kutwumva, nawe Imana imuhe umugisha. Namwe mwicaye ngo tuganire ijambo ry'Imana, Yesu abahe umugisha. Ku bantu tutaziranye, amazina nitwa Anicet niyomugabo. Nshobora kuba hano atari ubwa mbere mpageze, kandi nabwo nitugirira umugisha kuwiteka bishoboke ko atari n'ubwa nyuma. Reka rero nze kubinginga dufatikanye gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ni igice cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 4. Ndumvira ijambo rindimo ngo turiganireho. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 4. Turasoma amagambo atari magufi, ariko kandi nabwo si maremare cyane. Turahera ku murongo waho wa mbere, ndagira ngo dusome imirongo ihari 18 tuganira aho ngaho. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 4, murongo wa mbere dusoze n'uwa 24. Sorry. Haravuze ngo nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya. Yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya, nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe cyane apfa kwicara kuri iyo riba. Hari nk'isaha 3. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mpa utuzi two kunywa, kuko abigishwa be
bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi, uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo ni uko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati, databuja ko udafite icyo uvomesha, n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakurahe? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. 15. Umugore aramubwira ati, databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati, genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5, n'uwo ufite ubusu wawe, ibyo by'ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati, databuja menye yuko uri umuhanuzi. Ba sogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebwe musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga icyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. 23. Ariko igihe kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abari bo bamusenga. 24 ariho dusoreza, haravuze ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Imana ishimwe ku bw'aya materaniro. Njya nkunda kubivuga, kimwe mu migisha abizera tugira, mu migisha tugira mu isi, ni uko tugira uburyo tuganiramo n'Imana yacu. Bibiliya ivuga inzira nyinshi umuntu aganiramo n'Imana, ariko zose zihurizamo no gusenga. Rero buri muntu wese waje gusenga muri aya materaniro, Imana iguha umugisha, kandi icyo ufite ku mutima wawe ushaka kuganira n'Imana, Imana ikumvire. Tuzirikanye na bene data bari online bakurikiye aya materaniro kuri YouTube, mwese aho muri, Imana ibaha umugisha. Dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ngira ngo nkuremo insanganyamatsiko ivuga ngo kunywera ku iriba ry'amazi y'ubugingo. Iyo tuvuga iriba cyangwa isoko, buri muntu wese abyumva vuba, ariko kandi ndagira ngo mbibutse ko umuntu wese wavomye siko ashira inyota. Hari abavoma ntibanywa ayo bavomye, hari n'abasenga bakavuga iby'umwuka n'umwuka akabarondora, ariko ntabamara inyota mu by'ukuri, ntibanywere kuri iryo riba. Ugasanga umuntu aracyagira inyota y'ibyaha, kandi Bibiliya iravuze ngo unywera kuri iri riba ni iriba ry'agakiza. Kristo yavugaga, aravuze ngo unywa ku mazi nzamuha ntazagira inyota ukundi, ngo ari kunywera ku iriba, reka mvuge ku mariba yose asanzwe, azongera agira inyota, ari kunywa ku mazi Kristo azamuha. Uyu murongo wa 14 ndawukunda cyane, aravuze ngo ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukira mu isoko y'amazi adudubiza kugera mu bugingo buhoraho. Amen. Imana ishimwe. Iki gitabo cyanditswe na Yohana
mbibutse ko Bibiliya ivuga aba Yohana batatu banditse ubutumwa bwiza. Hari uwitwa Mariko, Bibiliya iravuga ngo yahimbwe Mariko ni Yohana. Hakaba na Yohana mwene Zebedayo ariwe wanditse uru rwandiko dusomye rw'ubutumwa bwiza. Hakaba na Yohana umubatiza, Bibiliya iravuga ngo yari ijwi ry'urangururira mu butayu. Aba bose bagiye bandika, nubwo Yohana umubatiza we ntafite urwandiko yanditse, ariko kandi Bibiliya ivuga ko yari integuza ya Kristo. Muribuka ko abyarwa n'umugabo yitwaga umugore nyina yitwaga, murakoze, urakoze cyane. Ndi kubona ari umuntu umwe uri kunsubiza, sinzi impamvu abandi barakaye, sinzi impamvu mwarakaye rwose, kandi twari tumaze kuririmba, twari dufite n'ububyutse n'umwuka wera. Mubaye iki? Murakoze. Abyarwa n'umugabo witwa Zakariya, wari umutambyi, ariko kandi ku mugore witwaga Elizabeth. Ndumva ashaka kuvuga kuri iri riba, kandi ndabizi ko iri riba ry'amazi y'agakiza niryo riba ryonyine tujya tuvomaho tukanyurwa. Ni ukuri ndagira ngo mbabwire ko dufite ibyifuzo byinshi ibyo mwanditse biri kuri telefone, ibiri heshye. Utavomye kuri iri riba ry'agakiza, utavomye kuri iri riba ry'agakiza, byose byakwahagiza. Ibyo wabona byose utaravomye ku iriba ry'agakiza byakwahagiza. Ariko kubw'iri riba Uwiteka Imana akumara inyota. Kubw'iri riba Imana ikumara inyota. Uyu Zakariya, Bibiliya iravuga ngo yari umutambyi, nk'uko abatambyi babigenzaga bajya gutamba. Bakoraga ubufindo bakarebamo uw'Imana itoranya akajya gutamba. Abatambyi bari mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere cyari cy'abatambyi b'abasore bangana nka Niseti hano, n'aba bene data bamaze gusirimba. Ntabwo abantu bose bakoresha imbaraga zingana n'izo dukoresha, ntabwo bangana imbaraga na Trezor. Oya, buri muntu wese afite imbaraga kandi zikora mu gihe cye. Rero abatambyi bari mu byiciro bitatu. Abatambyi b'abasore, hakabamo abo batambyi b'abasore nibo bakubitaga ibitambo hasi. Babaga bafite imbaraga zijisha intama cyangwa ibimasa, bakabikubita hasi. Ariko iyo bamaraga gukubita igitambo hasi, immediately babaga bagiweho n'urubanza rw'igitambo bagushije hasi. Imana igahita ibabaraho icyaha. Bakaba bakeneye abandi batambyi bacinja, bavusha amaraso, bagakerera cya gitambo. Bamara kugikerera, ya maraso y'igitambo amenetse agakuraho ibyaha abakubise igitambo hasi. Yamara kubakuraho icyaha, bamwe bayamennye, bo bagasigarana icyaha cyo kumena amaraso. Iki cyaha mu gihe kibariho, bakeneraga umutambyi wo mu bakuru, mu basaza, umaze igihe azi gukorana neza n'Uwiteka. Imana ishimwe. Umutambyi umenyereye umurimo wo ku gicaniro, umutambyi uzi neza uburyo Imana ifatwa. Ndabinginze, ntukabeho mu buzima butagira umukuru wo mu byo ukora. Sibyo? Ntukabeho mu buzima utagira umuntu n'umwe ukugira inama muri domene yawe. Buri muntu wese ahava akagera akenera abantu bazi neza ibyo murimo. Niyo mpamvu tujya dukenera abashumba, tukavuga ngo mudusengere, kandi iyo basenga niyo yacu, iyo bizera niyo twizera. Ariko umutambyi mukuru we nta rubanza yabaga afite. Bahamagaraga umutambyi udafite icyaha na kimwe. Ariko igitangaje, niyo yazaga adafite icyaha na kimwe, nawe ubwo yabaga afite uburyo yikeka. Mu Kinyarwanda turavuga ngo ni ukwikeka iki? Murakoze. Yari afite uburyo yikeka amababa. Noneho bigatuma atinjira hera gutyo uko abonye. Abakongomani baravuga ngo hovyo hovyo, atinjira biramupango. Nawe ubwo akavuga ngo ndahindira umushyitsi imbere y'Uwiteka. Mwanyitaba haleluya. Hakenerwaga undi wubaha Imana, udafitanye ikibazo nayo, utakubise intama y'abandi hasi,
utigeze uvusha amaraso, hagakenerwa uwo mutambyi, bagakora ubufindo. Uw'Imana itoranyije niwe babwiraga ngo injira hera. Bakoreshaga ikanzu bita efode, yabaga iriho amabuye abiri, iryitwa turimu na erimu. Noneho bafinda ubufindo bugafata umuntu akinjira hera, bakamuzirika ikiziriko ku kuguru kugira ngo nagera yagapfirayo baze gukurura nta winjiyeyo, kuko nta n'umwe wari wemerewe kwinjira aho hantu keretse uwatoranyijwe uwo munsi. None Imana ishimwe ko nanjye yantoranyirije kuza kubwiriza ubutumwa bwiza. Imana ishimwe ko nawe yagutoranyije ngo winjira habera basabira. Imana ishimwe. Njya nkunda kubivuga, ntabwo gusenga, ntabwo kuza gusenga ari uko ufite umwanya. Nuko Uwiteka yakugiriye amahirwe, yakugiriye ubuntu kugira ngo uze nibura ijwi ryawe ryumvikane ku banyagicaniro. Imana ishimwe ko yabatoranyije mukaba baramenye. Ntabwo ari uko muzi kuririmba, oya, ahubwo nuko Uwiteka, kuko Imana iduhamagara tutazi gukora namba, ikadushoboza kugira ngo amakamba yayo izayaduhera ubuntu gusa. Iduhamagarira icyo. Ntabwo gukorera Imana ntibisobanuye gushobora gukora. Oya, bisobanuye ko ushobotse. Iyo ushobotse gusa iragushoboza ikagukoresha. Ntabwo tuyikorera kuko ibuze imbaraga zo kwikorera, nta nubwo tuyikorera kuko inaniwe, ntituyikorera kuko dukoze ibyo itashobora. Tuyikorera gusa kuko idushoboje kugira ngo itwambikire iyo mirimo twakoze amakamba. Imana ishimwe ko namwe yabatoranyije. Mama, Imana ishimwe ko yagutoranyirije kuza kuyobora iri teraniro. Imana ishimwe. Ntabwo ibi bintu bipfuye kuza gusa, uretse iriba ridudubije rituruka mu rubavu rwa Kristo. Iri riba ryonyine niryo ritumaze inyota, tuza nta mwuma. Iri riba ryonyine ni naho hacitse akarembo twinjiriyemo. Tujya dukunda kuvuga ngo Aburahamu, ngo sogokuru w'abizera, mujye mubara abizera mutibariyemo, mwebwe mubarirwa muri Aburahamu muturutse mu rubavu rwa Kristo. Kuko iyo hatariho Yesu, Aburahamu ntabazi. Niko Yesaya yahanuye, yaravuze ngo nubwo Aburahamu atatuzi, Isirayeli nawe ntatwemere, ngo ariko Mana wowe uri data wa twese. Rero iri riba ryonyine niryo riba tunyweraho. Imana ishimwe. Niryo riba ritaberaho intonganya, niryo riba imfubyi zinyweraho zigasonzoka zigashira inyota, niryo riba umupfakazi anyweraho akagubwa neza. Imana ishimwe. Ubufindo bufata Zakariya, ajya ahera hahera, arenga umwenda wari ukingirije ahera, arinjira agera ku ntebe y'Uwiteka, aho yagombaga gutambira igitambo cy'uwo munsi. Arimo aratamba igitambo, marayika ashima amasengesho ye. Marayika ashima amasengesho, umubavu urazamuka, umwotsi uzamuka neza rwose, umwotsi urazamuka, amasengesho yashimwe. Hanyuma Imana ireba Zakariya, iravuga ngo nubwo waje gusenga, hari icyo nawe unkeneyeho. Nubwo wasabiye abandi ukaza mu izina ry'Abisiraheli bose, ariko nawe ndakurebye mbona ugira agahinda ko mu mutima, umaze iminsi nta mwana, washaje Zakariya. Noneho ikintu cyanantangaje kuri iyi nkuru, Zakariya nibwo bwa nyuma yarabonetse ajya gutamba, ntiyongeye kuzasubirayo, ubufindo ntibwongeye kuzamutoranya. Imana iravuga ngo nubwo wasabiye abandi, ariko mu mutima wawe nawe nabonyemo agahinda. Imana iramubwira ngo Zakari, nguhaye umwana w'umuhungu, ugiye kubyara umwana w'umuhungu. Zakariya areba marayika Gaburiyeli, aramubwira ngo ntabwo uzi Elizabeth, ntabwo muzi umugore wanjye. Aramubwira ngo uwo mwana ntabwo twamubona, umugore wanjye arashaje. Mwari muzi ko ubwenge bw'abantu benshi buhakanira Imana aho bavuganira nayo. Zakariya ari imbere, ari kumwe na marayika face to face, ari gutamba mu izina ry'Abisirayeli bose, yinjiye ahera, nta n'umugayo Imana imubonaho. Ariko Imana iramubwiye ngo ugiye kubyara, ahita yindukira aravuga ngo hoya, Elizabeth arashaje, ntabwo nzigera mbyara. Sinzi umuntu turi kumwe turi kuvugana hano, ariko ndagira ngo nkubwire kuba ubwenge bwawe butareba iby'Imana izakora, ntibisobanuye ngo ntizakora. Ntabwo bisobanuye ngo ntabwo izakora.
kuba wowe utazi inzira Imana izanyuramo ntibivuze ngo Imana ntizaza. Kuza izaza. Icyo Imana izi ni kimwe, ni uko izi ko yavuganye nawe. Ibindi wowe wacika intege, bakurwanya, waba utuye he, wakwimuka, wajya hehe, icyo Imana yavuze iragisohoza. Icyo Imana yavuze igisohoza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Icyo Imana yavuze igisohoza. Iyo Imana isezeranije irasohoza. Zakariya marayika aramureba aravuga ngo uyu musaza uri kumpakanya hari ngiye utumwa n'Uwiteka, ko Bibiliya iravuga ngo ninjye marayika Gaburiyeli uhagarara imbere y'intebe y'Uwiteka, narinje kukubwira isezerano ry'uko Uwiteka asezeranye nawe ko azaguha urubyaro. Marayika areba umusaza uri kumuhakanya aravuga ngo uyu musaza nasohoka hano arajya kugusha Elizabeti, nava hano atizeye aragusha Elizabeti. Ariko muzi ko hari abarokore benshi, hari abakizwa benshi, hari abakirisitu benshi. Imana ijya yima ibihamya by'amasezerano kugira ngo mutagusha abandi bari hanze. Imana ikabagira kimya tu ukakuwa kiziwe ukabikiragi. Marayika agubanya ururimi rwa Zakariya aramubwira ngo uzavuga ari uko ibyo byasohoye. Hari agakorasi tujya tuvuga ngo Zakariya we ntiyari kuvuga atari yabona. Aca amarenga gihe nikigera zatobora. Ariko hari Zakariya mwicaranye umubwire ngo byange bikunde uzavuga. Byange bikunde uzavuga. Haleluya. Byange bikunde. Iyo umuntu ari mu kigeragezo urisobanura ngo haguruka mvugane nawe, arahaguruka. Iramubwira ngo nguhaye iki niki, yagifata ngahita mvuga nti Imana ubwo ubonye ubushobozi buhuyo nanjye ubwanjye urabufite, nkavuga nti nanjye ndabyakiriye. Nanjye ndabyakiriye. Ubundi nta muntu numwe utakagombye na rimwe kuremesha ibitangaza muri we, ahubwo ikibazo ni uko duhakanira Imana aho ikorera. Zakariya aramubwira ngo ntabwo byakunda, Elizabeth arashaje kandi koko yari yaracuze. Reka mbabwire, urebye kuri konte yawe yamaze kugera muri menopause. tuvugisha ukuri, hari abantu konte zanyu zageze muri menopause, hari abo zamaze kugumba, hari abantu yewe data wa twese uri mu ijuru we, abwira marayika aramubwira ngo Elizabeth yaracuze. Wenda mwebwe ziratwite ntabwo ziracura, ariko hari abandi zacuze. Marayika aramubwira ngo wowe sohoka ugende, Abisirayeli batagira ngo waguye hano, genda ubu batemberamo, ariko iby'Imana ivuze izabisohoza. Agiye kubyarira amubwira ngo uzamwite Yohana, bisobanuye ngo Uwiteka yongeye kutugirira ubuntu. Nanone Uwiteka tugiriye ubuntu. Abyaye umwana, umunsi wo kumwita izina Elizabeth afata agapapuro abwira Yohana ngo andike, abwira Zakariya aramubwira ngo andike izina ry'umwana. Arangije aho kumwandika aravuga ngo mumwite Yohana, bisobanuye ngo Uwiteka tugiriye ubuntu. Zakariya aradumuka aravuga. Imana ishimwe. Ubu hari amagambo abaho, hari umuvugabutumwa yitwa Irene, yigeze adusetsa, yari yadusuye ari kutwigisha, aratubwira ngo hari ijambo ririho ngo ariko utaravuga na rimwe. Numvaga nta kintu ntaravuga, ariko hari ahantu utaragera ngo ubwire umuntu ngo mpanagurire imodokari. Hari amagambo menshi mutaravuga kandi muzi, ariko Yohana navuka. Haleluya. Ubu hari umuntu utarahamagara bosi amubwira ngo mpemba, urahamagara ndetse ko ntawe ugira. Hari amagambo utaravuga. Ubu uracyari ikiragi, ariko aho ubereye ikiragi niho Uwiteka akorera.
hari amagambo mutaravuga. Najyaga nkunda gusetsa abantu nkababwira nti ntimuzasanga nateje ambutiyaje mu muhanda w'i Kigali. Narabwira ni mu bantu nzabangamira kuri sitasiyo ya esanse ntimuzambonamo, ariko uyu mwanya nanjye hari igihe ngenda ngateza y'akavuyo nkabwira nti nanjye nkiriramo. Hari ijambo utaravuga, ariko iyo Zakariya iyo Yohana avutse riravugwa byanze bikunze. Ubu hari ijambo utaravuga, nturabwira umwana ngo ceceka, uramucecekesha se yari yarira uramubyara. Ntabwo urabwira umutware ngo karibu, ntawe ugira. Ntawe urabwira ngo karibu reka da. Ariko Yohana navuka. Murakoze. Hari amagambo utarabwira enjeniyeri muhuriye se nturamubwira ngo nyubakire uko mbishaka. Hari amagambo utaravuga. Nibyo mwaravuganya ariko ntimwavuganya y'umumaro. Ariko Yohana navuka uzamubwira ngo iyi nzu niyo nshaka, kuko Zakariya ntashobora kuvuga Yohana ataravuka. Amubyaye aravuga ngo tumwise Yohana, bisobanuye ngo Uwiteka yongeye kutugirira ubuntu. Imana ishimwe. Muri iri teraniro tutitaye ku wazindutse n'uwaje nyuma, tutitaye ku muntu uri butahe mbere n'umuntu uri butahe nyuma, Uwiteka akugirira ubuntu. Uwiteka yongere akugirire ubuntu. Imana ishimwe. Uwiteka akugirira ubuntu. Uwiteka akugirira ubuntu. Imana ishimwe. Reka nihute. Uwo ni Yohana umwe, wa kabiri n'uyu wanditse ubutumwa bwiza. Uyu Yohana wanditse ubutumwa bwiza ndamukunda, mu bigishwa ba Yesu ndamukunda cyane. Uyu Yohana yabanje kuba ari umuhungu wiyumva, agasore k'akanyembaraga kari karanize, gafite ubwenge, afite amaraso yihuta ya gisore, avuga ijambo ryose ashaka. Iwabo kwa Zebedayo bari basobanutse, ari abarobyi b'umwuga bitunze nta n'ikibazo. Kandi uyu Yohana yari afite umuvandimwe we witwaga Yakobo, aba bose bakagira nyina witwaga Sarume. Sarume yari umugore mwiza uzi neza igikwiriye abahungu be. Niba mubyibuka, muribuka ko Sarume yasanze Yesu aramubwira ngo abasore banjye, yarebye ko Yakobo agenda iburyo bwa Yesu, areba na Yohana ibumoso, aravuga ngo ubundi ko bagendana ko ndi nyina, reka muhe urubyaro rwanjye aba bana azabagabira icyo ashaka. Arebye Yesu aravuga ngo ibyo ari byo byose tugeze mu gihe cyo kwima ingoma y'amahoro, ugiye kuzana ubwami muri Isiraheli. Aravuga ngo ariko reka nsabire abahungu banjye intebe. Areba Yesu aravuga ati mu ngeri wowe kabyara we, ko Yohana mwiriranwa na Yakobo mukiriranwa, umwe wazamushyize iburyo undi ukamushyira ibumoso. Yesu aramureba ku mutima ati ntuzi icyo uri gusaba. Imyanya yari ihari ibiri, iburyo n'ibumoso, yari imyanya yo kumusaraba igorigota, babajuru w'iburyo n'ibumoso. Yesu amurebye aramubwira ngo ibyo si ibyanjye, ntabwo ari njye ubigena. Igitangaje yaravuze ngo ntawe ujya kwa data atari njye umujyanye. Ariko Sarume ntiyamenya kuki atari wowe ubigena, kandi inzira ijya kuri data ari wowe tunyuraho. Ibi byo ubigera gute? Ntabwo Kristo yazanywe no kuziciraho iteka. Nicyo yari ashatse kuvuga ngo uriya mwanya si njye uwushyiramo, abagomba kuwujyamo. Aravuga ngo ibyo ni data wenyine ujya ubigena. Sarume aragenda. Yesu yajyaga agendana na Yohana na Yakobo ndetse na Petero. Aba batatu muribuka ko yababonekeraga kuruta abandi. Niyo yazamukaga umusozi wa Elayono, yazamuraga aba batatu nk'itsinda ry'inkoramutima. Umunsi Yesu ari ku musozi abonekerwa na Mose na Eliya, Petero yaravuze ngo reka duce ingando, imwe ibe ya Mose, indi ya Eliya, indi yawe Kristo, twe turaba mu yawe, ariko kandi turajya dusohoka twinjira mu mahema yabo ntacyo bitwaye.
ubu bwami bwari kuba bukomeye iyo buza kuba bushaka kuyobora mu isi. Petero aravuga ngo reka duce ingando twibere hano. Bose bamureberaga mu isi y'ibigaragara, niyo mpamvu Petero yashatse ko bagumaho, kandi cyazanye Kristo kwari ugutsindira urupfu igorigota, ariko ashaka ko baca ingando kuri uwo musozi. Yesu aramureba aratuza, reka aho mparenge. Yari kumwe na Yakobo na Yohana. Nihute, uyu mudugudu dusomye w'i Samariya, Yesu na Yakobo na Yohana na Petero bigeze bawugeramo bwije, bananiwe cyane, barushye. Ariko i Samariya Yesu yaraharuhiye kweri. Ahageze bananiwe, aravuga ngo reka tujye gusaba icumbi. Binjira mu rugo rumwe, rurababwira ngo ntabwo twabacumbikira, nimusohoke ntitubashaka. Yakobo asohoka arakaye, aravuga ngo aba bantu banga kuducumbikira kubera iki? Aravuga ngo reka tubakubite. Uyu muhungu yari igitangaza gukubita umuntu ushaka kurara iwe mu rugo. Tureka tubakubite. Yesu aravuga ngo hoya. Yohana arangije azana igitekerezo, aravuga ngo kubakubita mbonye bitaba ari byiza, reka ahubwo dutwike umudugudu, n'ubundi byose nukurara twicaye barare bazimya, natwe turare twicaye, n'ubundi nabo ntibasinzire. Aba bagabo bari igitangaza. Aba bantu bose Yesu arabihanganira. Ari Yohana ugira umujinya nk'uwo, kamere mbi nk'iyo, aramureka. Yesu aramureka, akomeza kubana nabo. Petero niba mumwibuka, yari afite inkota, yagendanaga inkota. Hari abantu bamubeshyira ngo yagiraga urushundura. No, urushundura ni runini, no ku mutwe ntawe upfa kurwikorera ari wenyine. Yari afite inkota. Igihe kimwe bafashe Yesu, acomora inkota akatugutwi kw'igisonga. Yesu araguterura gusubizaho. Petero arebye abona umugabo arwanirira, ntashaka gukira intambara. Aramubwira ngo uru rugamba ntabwo ari urw'umubiri, ni urugamba rw'iki? Rw'umwuka. Iyo nza kuba ari urw'umubiri nari guhamagara rejiyo y'ijuru ikarurwana. Aramubwira ngo subiza inkota mu rwubati. Erega Petero ayisubiza mu rwubati, aranayibika ari kumwe na Yesu. Arongera arayikwikira, ayisubiza mu rwubati, ayibika. Bwa mbere yayitunze azi neza ko Yesu atazi ko afite inkota, ariko noneho naho Yesu abimenyeye ko Petero agira inkota, arongera arayipusika, arayibika. Erega ugutwi baguteyeho agira ngo ntako yaciye. Erega bagucometseho, Petero yiyumanganya nkaho nta nuko yakase. Uba barokore benshi bariyumanganyije, muzi abantu mwakomerekeje, abantu barashize, ariko kuko bahuye na Yesu akabomora inguma, mwifashe nkaho ntacyo mwakoze. Nuko ari Yesu wabomoye, naho ubundi bari bashize. Bari bashize. Petero ariyumanganya da, nta n'ikibazo. Uziko umurokora roga, umwana yarutswe yakira uburozi akiyumanganya mu materaniro, ukajya ugira ngo siwe wari wabutanze. Erega na mbere yuko Imana ivuga kuri uwo wahemukiye, yari ibizi ko iyo nkota y'ubuhemu yigira. Noneho Petero amaze no kuyigaragaza, arayigumana, arongera ayicomeka mu rwubati, arayibika. Kandi baramubwiye ngo urugamba si urw'umubiri, arongera arayicomeka. Ariko muzi abantu bongeye kubika udukota, barangiza bakaza, kera bakwiringiraga bari mu mahoro, ariko Mana tugufite ntitwifuza undi murengeze. Ariko Imana ni igitangaza, kandi arabizi neza ko akazi akora yagasambaniye. Tugufite ntitwifuza. Kandi yicaye mu ntebe yirukanishijemo abandi. Petero nawe asubizamo inkota, yihanagura ku munwa. Erega aratuza. Yesu amubwiye ngo tugende, ajya inyuma. Ajya inyuma. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo nayo kwiriba ry'agakiza yakumara inyota, naho ubundi ntiworoshye. Ntabwo woroshye, uretse iriba ry'agakiza ntabwo woroshye. Arongera amugenda inyuma.
Imana ishimwe ko tubana na Kristo watwihanganiye. Ariko nawe reba inshuro wasambanye ukagaruka, inkota ugayisubiza mu rwubati ukagaruka. Nawe reba amagambo yawe, sibyo? Yesu ashimwe. Aha, mwe kundakarira, reka nibwirire abadukurikiye kuri YouTube. Nawe urebe chat zawe, jya kuri Facebook urebe udufoto na position wifatamo wifotora. Ariko Yesu utigisubiza mu rwubati, urugamba si urw'umubiri, nubwo ari wowe warase, subiza mu rwubati wongere ubike tugende. Petero yicomeka ku ikofi arongera arakata. Uyu mugabo ndamwemera kweli. Yo arongera arayibika arataraverisa, nta n'ikibazo. Subu wayibitse, inkota wayibitse. Yesu arebye uyu muhungu ugendana inkota, arebye Yohana, areba Yohana na Yakobo, arababwira ngo mwebwe ntimukiri bene Zebedayo, ahubwo nkurikije umujinya na kamere mugira, muri abana b'inkuba. Ahantu mwakubita mwakwanura ni ku murabyo. Hari umurokore ukurasa ijambo mwahurira mu rusengero ukibaza, n'uyu twagiranye ikibazo cyangwa si we? Bose ni abana b'inkuba, ni akarabyo. Arakudondoza akongera akikaruma, ariko burya aba yakwashije. Aba yakwashije akongera akikaruma. Yesu abarebye arababwira ngo namwe si mwebwe, umujinya wanyu ni nk'umurabyo w'inkuba, uti muri abana b'inkuba. Barangije baraniyakira, ntibabwira Yesu ngo dutegereje impinduka, babifata gutyo. Arebye Yohana aravuga ngo nkurikije urugomo rwawe nta wazagushobora ntakwiyegereje. Shimiye Yesu wazanye ntuze muri worship team. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Na ntuza yabaye umudiyakoni, burya ni occupation. Arakuzana abwira Yohana ngo uzajya urira mu gituza. Hari abantu bazi ngo ni urukundo Yohana yakundaga Yesu. Hoya, ni Yesu wabonye umujinya wa Yohana aravuga ngo ningukira mu gituza cyanjye nzagukarumaho wari gukorera urugomo, uzasanga nakokipye. Ubu hari abantu none nawe reba uburyo wambara, urebe ubwibone bwawe, urebe n'uburyo ugenda kandi uza mu rusengero. Iyo utahagera byari kugenda bite? Byari kuba bimeze bite? Ariko kubera ko akuzi arakwiyegereza. Hari igihe ujya ubona umuntu utagira imbuto z'agakiza, ukamubona muri departema runaka mu rusengero, ukagira ngo ni ubuhumyi bw'abashumba. No, urukundo rwa Kirisitu rwaramwihanganiye, ruramukurura kugira ngo rumutransforme, rumucure, rumuhindure, kuko agenda acurirwa muri bimwe akora. Ndababwiza ukuri, ndi imbere yanyu ahangaha ku ruhimbi, iyo nza kuba Anicet ntari umuvugabutumwa mba naraguye kera. Hari ibintu byazaga nareba ngo nturumbuke niruke, ngahita nibuka ijambo nabwirije, nkavuga nise ko ari nge warivuze, harya bigenze bite? Ngahita mbwira Imana ntuwiteka we, sinsindwe nayo nivugiye mu kanwa kanjye. Imana abavuga butumwa ibagaruzayo babwiye abakirisitu. Petero rimwe yigeze areba Yesu ababwiye ngo unywa kuri aya maraso, unywa amaraso yanjye akarya umubiri wanjye niwe uzahaga. Petero na Andereya bahita bububa baragenda. Bageze hafi aho Yesu ababona arababwira ngo namwe muragiye. Petero ahita yuburuka, aba bahungu bari indyarya, namwe muragiye. Arunamuka aramubwira ngo twakuvaho tukajya he? Kandi yari afite ahagiye. Undi twakuvaho tukajya he? Ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Ariko Yesu ntiyabyitaho ko yaragiye, arongera aramugarura. Hari igihe ucomoka muri ADPR ugahita ujya muri Betelehemu, Imana ikavuga ngo na hariya nta kibazo, ijisho rimurebayo. Ugahita ujya muri Zayoni ikavuga ngo rimurebayo. Mu gihe twebwe tugira ngo waraguye, Imana ikakunyuza mu gikari, ikagikurerera aho ngaho, ikakurereraho. Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza, ngo kugira ngo atungwe n'ibyiza by'ahera ho mu rusengero. Aragukurura akakuzana hano, twebwe wajya utunyuraho tugahita tuvuga ngo
ngo ukuntu yambaye ipikwaca inara Yesu. Ariko kandi Imana yo yajya kukwicaza ikagushyira mu gituza cyayo. Yohana kurira mu gituza cya Kirisitu. Reka mbigereho nihuta ngera hafi kuri iri jambo twasomye ngo nsoze. Aba bagabo bagendana na Yesu bagiraga undi mugabo witwa Andereya. Andereya biravuga ngo ni umuntu ukuze mu bitekerezo. Andereya yari umujaji mu materaniro, ibyo akoze byose, ibyo Yesu akoze agashyira logique. Mwigisha turashonje ni murya amasaka. Andereya agahita avuga ati ko tugaburiye amasaka y'abandi, ariko akayarya. Tugira abantu bateye batyo. Namwe mudusengesha iminsi myinshi ariko akaza. Mutinda mu materaniro ariko agasoza. Tugira Andereya babikora baburana ariko bakabikora. Turabafite babikora baburana ariko bakabikora. Iyo ndirimbo se mwabigenjeje gutya gabanya volume, namwe muratuvunisha mikoro ariko akayigabanya akavugiraho. Yesu agenda barera gahoro 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 mu cyitwa leadership. Iyo ufashe aya magambo yose ya leadership, iyi R ya ri, iyi R y'ikirenge, sibyo ra y'ikirenge, iyo ugiye kubidevelopa bayita lift up. Ni lift, ni nko gusova umuntu, ni nko kubyutsa uwaguye. Bibiliya iravuga ngo n'urubingo rusadutse we ntazaruhungabanya, n'umwotsi ucumba ntazawuzimya. Ariko kandi iyo yagezeho hari umuyaga uri buzimye wa mwotsi ucumba, arakingiriza kugira ngo ka kotsi katazima. Nubwo ari akotsi kari gucumba ariko kavamo umuriro, kandi uyu muriro waba ikibatsi ukagurumana. Yesu nta kazimya. N'umuntu ufite mayindi nk'iyo aramwihorera. Ubu tugira Andereya bicara mu materaniro akajya areba akavuga ati Anicet yari ari kwigisha neza ariko karavanti yahengamye. Tugira abantu bagushwa na karavanti turi kubwiriza agahita avuga ati ko wahagaze nabi. Bashinzwe kureba liturujia uko teoloji bitegeka. Niko Andereya agenda. Ni umuntu nyine ukuze mu bitekerezo, uvuga akantu kose wavuga agahita avuga ngo uri umwana. Yajya kukubwira ngo reka mbabwire ngo mwebwe mwari abana, ntabwo kaburamo kwa Andereya. Ariko Yesu nawe aramwiyegereza amuzanaho. Ahamagara witwa Yuda, yagendanaga igiseke. Yuda akiba amafaranga, Yesu akakimusubiza. Yesu ndamukunda. Yuda akayakoramo, bwacya mu gitondo Yesu akavuga ngo niyongera gitware. Agakoramo nejo niyongera gitware. Akamureba kandi aramwiba, arabizi, ongera ugitware. Hari abantu barya icyacumi Imana ikabongera umugisha, bakongera bakakimira, kongera akabasubiza inyungu, bakakimira akabasubiza indi. Afite uburyo batwara. Na Yuda yaramwihanganiye. Ikintu kibabaje nuko umugabane wa Yuda urangira yiyahuye. Bibiliya yavuze amagambo akomeye ngo amaraye birangira sandaye, ngo araturika kugeza ubwo amarasandara, kuko yari yarariyarya n'akatagabuye. Imana irengere Yuda wateranye none, aho kugira ngo amarameneke, ahubwo ubonera ubuzima aho Kristo ari. Tugira ba Yuda baba muri komite z'amadini bakarya iby'imfubyi, Yesu akongera akabanyuzaho opportunity y'abandi bantu, akariganya buruse, Yesu akongera akamuha amahirwe yo kubona ubundi buryo, akariganya abandi bantu, Yesu akamwihorera akihangana. Kuko na Yuda yibye amaturo abana na Yesu. Igitangaje rero ntabwo ari Yuda wiba abana na Yesu, ahubwo igitangaje ni Yesu ubitsa Yuda kandi azi ko Yuda yiba. Ntabwo ari uko wibye ntibagufate, ahubwo igitangaje ni Kristo wagukijije amaboko yabo wibye kandi utwaye ibyabo, akabagukiza. Nkiri umwana mu rugo bigeze benga bari kwenga umutobe, bantuma icyitwa urutanda. Murabuzi bashyiraho ivi bari gukamura, babuntuma ahantu. Ngezeyo numva bari batetse isombe irimo indagara, ariko bashyizemo icyonga. Hari abantu bariye isombe irimo soya. Nawe uri bava kure. Umuntu wariye isombe irimo soya uri bava kure, ariko kabaga karyoshye. None numva kari guhumura, ngize nsanga ntibahari. Ndebeye mu idirishya mbona isafuriya y'isombe iri hariya. Nca mu dirishya, isombe ndayikubita kabisa. Noneho hamwe nanyuze ninjira, kuhanyura nsohoka biranga.
sinari mbivugiye kubasetsa, nari mbivugiye kubabwira ko gusohoka muri izo ngeso ukora Imana ikureka biragorana. Nagiye kumva numva nyir'urugo araje ahita anafungura direct ansanga ahantu narindi. Ndangije namwe mama yarantumye urutanda. Yaragutumye urutanda se wakavuna umuheto we. Aha ngaha niho ruri. Iyi sombe bigenza bite namwe nyine nariyeho gakeya. Ariko burya si gake kica ubugingo. Disi ubwo muri kumva isomba n'iseti yari iki, reka da nawe reba agasukari wagiye unyunyuza, reba aho gatoya utangira umubwira ngo nzaza, burya birangira ugiyeyo. Iyo utamubwiye ngo nta gahunda yabyo mfite, ntumubeshya kenshi, umubeshya none n'ejo, birangira ugiyeyo. Igihe kimwe reka mve kuri iyo nkuru, ndasohoka arandeka ndagenda. Imana ishimwe ko nasohokeye mu muryango munini, iyo ambwira ngo nyuraho wanyuze najyaga guturika. Imana yarebye ababigishwa irabaforuma, Yesu arabaforuma, kugeza ubwo abarebye bagiye kugera ku iriba ry'igarizimu, aravuga ngo aba bahungu ntibari buze kumpa amahoro. Shaka kuvuga kuri iri riba ry'amazi y'ubugingo. Imana ishimwe, iri riba Yesu ngo apfa kuryicaraho, ni iriba ry'amazi asanzwe adudubiza. Agipfa kuhicara abigishwa, Bibiliya yavuze ngo bajya kugura ibyo kurya mu mudugudu, baragenda bose bagendera rimwe. Ngo ariko yicajwe n'umunaniro abona umukobwa w'indushyi wikoreye ikivomesho, abona aje yiruka. Uyu mukobwa yari yararanye n'umugabo wa gatanu, aza yiruka aza kuvoma ari saa sita z'amanywa. Ahageze abona Yesu yicaye ku iriba mu masaha mabi, isaha ya saa sita. Nta mubyeyi ujya upfa kohereza umwana kuvoma ku iriba mu kabande, nibwo inzoka zishoka, n'ibyago n'amakuba, aho si matinda. Yesu mu masaha mabi ategereza wa musamariyakazi, akimubona aramubwira ngo numpe ku mazi yo kunywa. Wampa ku mazi yo kunywa? Dore ikintu gitangaje. Ubundi abantu bazi iriba, reka tuvuge ngo baba barafukuye umwobo, amazi uyavoma ariko wunamye ukadahiramo, ukadaha mu iriba. Ariko kandi unahageze ntacyo ufite uvomesha, ku bantu b'abanyarugomo urasimbuka ukarikandagiramo, noneho ukihangana iminota mikeya, ya mazi wari umaze gutoba arongera agacayuka. Iyo acayutse uvomesha ku ruhande amashyi ukanywa. Yesu yicaye ku iriba ry'Isamariya ry'igarizimu, ategereza umusamariya kazi. Harangije aramubwira ngo mvomera amazi yo kunywa. Umusamariya kazi aramubwira ngo barakubeshye, uri umuyuda nanjye ndi umusamariya kazi, njye nawe dusangira amazi gute? Mvoma amazi ukayanywa bigenze bite? Aramubwira ngo unywa kuri aya mazi, turi kuri iri riba ry'agakiza ry'amazi y'ubugingo, nicyo nshaka ko tugane. Aramubwira ngo unywa kuri aya mazi azongera agira inyota. Dore igitangaje, ese ko Yesu ari kuyasaba, yarangiza akavuga ngo uyanywa azongera agira inyota? Arongera aramubwira ngo ari kunywa ku mazi nzamuha ntazagira inyota na hato. Mu yandi magambo, yicaye ku iriba atazanywe no kuvoma, yicaye ku iriba atazanywe no kunywa amazi yo kuri iryo riba, ahubwo aryicayeho ngo ategereze abavomyi. Aje kuri iri riba kugira ngo ahure nawe. Urusengero rufunguye kugira ngo wongere usenge. Imana ishimwe, iri riba Yesu ntaryicariyeho inyota, aryicariyeho umusamariyakazi wari uje kuvoma. Mutagira ngo hari abandi batuma amateraniro aba, ni wowe ubwawe, ni wowe iteraniro ryabereye. Yesu yicara ku iriba, yuhura abigishwa baragenda, yicara aho ngaho. Hari igihe hajya haba amateraniro akabera umuntu umwe gusa, umuntu umwe wenyine, Imana igakoranya urusengero rwose tukirirwa dusenga, umuntu umwe agacyura umugisha.
bijya bishoboka. Yesu yicara ku iriba arategereza umusamariyakazi, aramubwira ngo none ko uvuze ngo ufite amazi y'ubugingo, wayampaye ko mvoma nturutse kuri. Ahantu nturuka njya kuvoma ni kuri. Ese mwebwe muvoma hafi? Ni iriba rya bugufi, apana kuvoma hafi. Bimwe by'abanyarwanda, umuntu ugira umujinya na kamere turavuga ngo avoma hafi. Yaravuze ngo ngewe aho nturutse ni kuri, nananiwe. Ariko kandi ayo mazi nibura amara inyota. Yesu aravuga ngo sinyaguha wenyine. Aka kantu naragakunze, uburyo Yesu yanze gukora igitangaza uyu musamariya atazanye abo yagushije. Namwe murabitekereza? Yaravuze ngo ntabwo nguha kuri iri riba, genda uzane umugabo wawe ugaruke hano. Siko twasomye? Numara kugaruka ndaguha ku mazi. Umusamariyakazi aramureba aramubwira ngo ntabwo mfite umugabo. Yesu aramubwira ngo uvuze ukuri, uvuze ukuri pe, n'uwo mwararanye iri joro ni uwa gatanu kandi nawe si uwawe. Umusamariyakazi aramureba aramubwira ngo none se mwigiraga make, menye ko wowe uri umuhanuzi, nta wundi umenya ibihishwe, kuko n'uwo twararanye nta wundi muntu wabimenye, ni wowe wenyine. Aravuga ngo uri umuhanuzi. Kuri umuhanuzi mwigiraga make, ngo ntimuzaza kuvoma hano, ngo mpaka ngo iwanyu ngo i Yerusalemu. Arangije aramubwira ngo muraruta sogokuruza Yakobo washoraga imikumbi hano no kuri iri riba yafukuye. Yesu aramubwira ngo mugore nyizera, igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga data batazamusengera hano, ahubwo data ashaka ko bamusengera mu mwuka no mu kuri. Imana ishimwe. Uyu musamariyakazi agihagararanye na Kristo aramubwira ngo unywa ku mazi nzamuha. Nimusoma Yesaya igice cya 55, Bibiliya iravuga ngo ngwino nawe unywe, ngwino ugure udatanze ifeza. Kubera iki kinyarwanda bavuga ngo ni ukugura udatanze ifeza. Kugura bituruka ku ijambo kugurana. Tanga ibikurimo uhabwe ibiri muri Kristo Yesu. Ngwino unywe avuga amagambo muri Yesaya, aravuga ngo niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri. Aravuga ngo nimuze mutwara amata adafunguye. Imana ishimwe. Aya mazi y'ubugingo niwo mwuka wera. Korari iriba y'Ibutare yararirimbye iravuga ngo Yesu niwe riba. Imana ishimwe ngo niwe riba, ngo rimara inyota. Abanyweye kuri ayo mazi ngo araboza arabeza, ngo ni nayo amara inyota. Iri riba ry'agakiza niryo ryonyine tunyweraho tugatsinda ibyaha. Iri riba ry'agakiza niryo tunyweraho tugashira umubabaro. Haleluya. Uyu mugore yarasanzwe asambana, ibyaha bye bimunezeza. Yatanze ubuhamya mu ndirimbo 123, aravuga ngo najyaga ninezeza sinite ku mukiza wanjye, ngo ariko nkimwirengagiza nkamwitaho, ngo afatishe urukundo rwe. Najyaga ninezeza simwiteho. Reka mbabwire, Anicet nafashwe ndashaka Kristo. Ntabwo nari mbikeneye, nakundaga kujya impaka mburana n'abantu. Mushumba wanjye azabaho ubuhamya, ni inshuti yanjye cyane, twarabanye mu buzima bugoranye burenze urugero, birenze kwemerwa. Ariko Imana ikavuga. Ibi bintu turimo byo gusenga ntabwo bigaragaza umubyizi iyo turi gusenga, ariko ku munsi wo gusarura twikorera imiba. Ubu ntabwo uri kubona umubyizi. Umubyizi nugaragara, ariko uyu umuba uturuka muri uyu murimo, umuba uturuka muri iyo ntebe wicayeho, umuba uturuka mu mirimo ukora, umuba wo kuri mikoro uririmba urawikorera ukamara inzara abana. Uyu muba uzana urubyaro, utuma mariage zikorwa. Umuba w'amasengesho utuma tubona amazu yo kubamo. Haleluya. Uyu musamariyakazi nubwo yavomaga kure, ariko umunsi w'amahirwe, igitondo cy'umugisha, yari yaraye nabi mu bikorwa bibi, ariko abyutse asanga Yesu ku iriba. Abyutse amusanga ku iriba. Uwiteka guteganyirize aho uhurira nawe.
Uwiteka guteguriraho wowe nawe muhurira, atitaye ku byo wari urimo, atitaye ku byo wakoze. Imana iguteguriraho guhurira nayo. Hari umugabo wigeze aryama ari umutindi ndetse umuhanya, ndetse yarababaje. Umwami amurebye aravuga ngo kiriya kigabo niyo cyapfana n'urugo rwacyo rwose nta gihombo nagira ndi umwami. Dawidi aravuga ngo niyo yapfana n'urugo rwe nta gihombo nagira. Umugabo witwaga Obededemu agiye kubona mu marembo isanduku y'isezerano iraje igihinguka. Obededemu aravuga ngo Imana inezezwa no kwitambira, arasirimba kubita umudiho. Bidodomu ngo abyinire Uwiteka. Imana iravuga ngo uru rugo nirwo nashakaga. Ahageze asanga nta mwiryane. Hari igihe umuntu ajya abyuka neza. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo hari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ikintu gitangaje, uyu muntu yaraye arira gusa, nta kindi yakoze si uguhinga ngo asarure, yaraye arira. Ariko abyutse mu gitondo ahura n'umwero arasarura. Iri riba rijya ridudubiza. Ndagira ngo nguhihumure, nta murozi ujya ugomera iriba ry'amazi y'ubugingo, nta wubaho. Ararigomera rigakubita. Niba hari n'uwitambikaga amasezerano wagiranye n'Imana, uwo nguwo ari kwiyahura mu buryo buri emergency. Uwari kwiyahura. Iriba ry'agakiza. Umusamariyakazi arirukanka. Ageze mu mudugudu arababwira ngo mpuye na Mesiya. Umwe wavuze ko azaza ni Umuyuda ariko ari iwacu i Samariya. Kimwe mu bimenyetso byari guhuza Abayuda n'Abasamariya bakabona ko ari ingoma y'amahoro, nuko Umusamariya n'Umuyuda bari gusangira bakavomera ku iriba rimwe, bagahahira mu isoko rimwe, abana bakiga mu mashuri amwe, bagasengera ku musozi umwe w'amasengesho. Yesu arangije abonye ngo abantu benshi, muzabisoma igice cya 5 Matayo, ngo abonye abantu benshi ngo azamuka umusozi. Azamuka umusozi, ahageze Yohana aca inyuma. Yesu atangiye kuganira n'abigishwa, Yohana arazenguruka. Terezo ngo ino hano, ngo hano munyumve ndagira ngo nsoze. Yesu atangiye kuganira na ba bantu benshi, wa mugore azanye. Yohana aragenda aca inyuma, akurura wa mugore amujyana ku ruhande, aramubwira ngo mbwira, wowe na Yesu mwari muri gukorana iki? Bibiliya iravuga ngo akibasangana ngo bagiye impaka mu mitima, ngo ariko ntiyagira n'umwe umubaza. Yohana aravuga ngo simyihererana ndamubaza tu. Ubu hari abantu bashinzwe kumenya amasezerano yawe, hari abantu bashinzwe kumenya ko wagiye kanyarira yakubwiye ngo iki, hari abantu babibariza kagweta, ariko Imana mwasezeranye ibiki? Hari abantu bahari bene abo iyo bari mu materaniro, n'umuhanuzi yagiye guhanura avuga yongorera. Imana irabazi ko batagenzwa na kamwe. Arakongorera akaguti ndi Uwiteka mvuganye nawe, kubera ikivugiye mu matwi yawe nuko ubana na ntuza, kandi Imana ntishaka ko abimenye. Yohana areba Yesu kujisha, abona arahuze. Abonye ahuze ahita amucana inyuma, aramubwira uti mbwiza ukuri, njyewe nitwa Yohana, uyu mugabo turabana. Uyu mugabo turabana, noneho n'ikimenyimenyi ni njye nshuti ye ya bugufi, mba mu gituza cye. Noneho ntabwo bisanzwe kubona Umusamariyakazi na Yesu muri kumwe ku iriba, aho ntiwaba wamuhaye kuri ariya mazi mwavuganaga ibiki? Umusamariyakazi aravuga ngo hoya Yohana, njyewe mu bisanzwe nari nsanzwe ndi maraya. Uwiteka abavomere ku iriba, nari nsanzwe ndi maraya. Yohana aramubwira uti none se ugakorana iki nawe? Hari abantu bajya bareba ntuza yinjiye bagashaka kumusohora. Ko Yesu atamusohoye wamuretse? Ko atamusohora mushaka iki? Umugore areba Yohana aravuga ati noneho njyewe nari maraya. Yohana utikagira inkuru. Ngeze aha Yesu arambwira ngo voma umpe ku mazi. Arayanywa se? Arayanywa uri Umusamariyakazi? Tireka dayaya rese uti nuko ateye. Hari abantu banezezwa nuko nta na kimwe mu byo wavuga Yesu yemera. Atakubwira uti nuko ateye ntabwo Imana yumva abanyabyaha. Nuko ateye ntiyumva abanyabyaha. Muzasoma inkuru z'umugore w'Umunyakananikazi yagiye inyuma ya Yesu aramubwira ngo nyiriza umwana dayimoni. Abigishwa barahindukira baramubwira ngo wavuye hano kuri kudusakuriza.
hari abantu bumva imvugo yawe ari urusaku. N'ikimenyimenyi urazinduka, ntuza yaza akererewe bakaguhagurutsa akicara. Najyaga ninezeza Yohana, ukumbona njyewe najyaga ninezeza, sinite ku mukiza wanjye nkanamwirengagiza. Yohana uti n'ubundi ntabwo wari ukenewe, ariko nkimwirengagiza ntakimwitayeho amfatisha urukundo rwe. Bigenda bite rero? Uti uyu wenyine niwe umpaza wenyine. Uti uyu nguyu yitwa Kristo w'i Nazareti. Umugore uti nyine nta rindi zina, ni Kristo w'i Nazareti, ariko nanjye nkurikije umwanya tumaranye nta rindi zina nemera haryo. Yohana ati mbwira bimbarire. Aramureba uko Yohana yihereranye na wa mugore. Petero nawe ajya imbere ya Yesu. Yuda ahagarara aha, Toma, Andereya, Yakobo bose bajya ku murongo. Natanayeli ba Matayo bose bahagarara ku murongo, baravuga ngo ni iki gihe ubwami bwawe buje. Musome, ndashoje, mwihangane ndashoje. Arangije arababwira ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Uti ngaho bazi ko nibahurira ku musozi wa Gerizimu umugaragu azahinduka umutware. Bazi ko nibahurira ku musozi wa Gerizimu, umugani w'abahungu ngo ingorofani hinduka indege. Bazi ko nibahurira ku musozi wa Gerizimu bari bwime ingoma. Petero bose bari baramaze kwigabanyamo ibyiciro. Barangije aravuga ati none mwigisha, kutubwiye ngo hahirwa abarenganura bariya baturenganya bo kwa Kayizari, babigende bite? Nidusenga tujye dusenga dute? Aravuga ngo mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, noneho se ngo ubwami bwawe buze. Barashaka ubundi bwami bwabo muri Isiraheli. Aravuga ngo mujye muhamagara ubw'Imana buze. Bumva batangiye kugira urujijo. Hanyuma se abaturenganya, musome igice cya 5 Matayo, yarakomeje aravuga ngo muzahirwa ubwo bazabatuka. Noneho se bigende bite? Ngo muzamenye ko nanjye ariko bangize. Nikagira inkuru. Noneho se uti muzaba muhirwa nyine. Ariko Imana ni igitangaza. Iyi niyo kampani yonyine, kampani ya Yesu niyo yonyine yemerera umukozi kurengana. Bazabakubita urushyi mu musaya muhindure n'uwundi. Yuda yumva ntiyabishobora, akiva ku musozi Gerizimu arawenda ndakugurishije ndi Yuda, ibi ntibyavamo, ndaguteza, ibi ntibibaho, ndakugurisha. Hari abantu Yesu ajya avugana nabo amagambo ahabanye n'ibyo batekereza, bagahita bamugurisha. Hari mwene data umwe nari kumwe na Mariseri ejo bundi, yaraje aratubwira ati ngiye hari ahantu bandangiye amafaranga, ndajyayo da. Harabwo ati ndajya, yewe se ko ari mu nzira ya Satani, uti ndajyayo da, n'ubundi ajyaza ntamuhamagaye. Hari abantu bamaramaje kurekura umwami, ariko kandi ubwo Yuda ari kudemisiyona, wa mugore ari guhanga amaso kuri Kristo. Muzasoma indirimbo y'123, yaravuze ngo Yesu ni wowe musambonyemo amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone, ngasuhuza umutima iteka, none ni Yesu maza we, narindi zina nemera, kubwo bugingo n'umunezero bibanekera muri we. Najyaga njya kw'iriba ry'isi, mfite inyota
inyota nyinshi cyane naba ngiye kunywa agakamuka nuko yabura nkiheba none ni Yesu maza wenyine. Bamwe bapanga gucika ngo basubireyo. Umugore aravuga ngo impamvu mushaka kugenda nuko mumaranye nawe iminsi. Ninjye aho nari maze iminsi mbabariye kugumana nawe umwanya muto bimpaye umunezero. Aravuga ngo ndagumana nawe. Ntaho njya ndagumana nawe. Haleluya! Niwe riba ryonyine, nibwo butunzi bwonyine tujya dutunga tukaba tunyuzwe. Imodoka urayigira ikakurushya. Nigeze nashega mbwira Imana ngo urayimpa. Imana irambwira ngo sicyo genda yibwira ntari ko wambabariye. Ndakotsora nkubita iminsi 3 ndi kuyibwira ntimbabarira. Abarokore turi abana beza dusenga tuyiha nibihamya kandi ukumva wayibwije ukuri. Ndayibwira nti wampaye perimi warakoze, none se wampaye imodokari bukeye mu gitondo haza igikwangari hari ibintu satana fotora copy paste ya original wari ukeneye akayiguha. Amakamodokari ntabwo nari nkaguze n'umwana w'inshuti yanjye yiboneye mission ajya hanze mu kazi. Arangije arambwira ngo gasigara naranyorohereza, arambwira ngo runaka azajya yikanisha pièce ayiguhindurire, ntacyo bitwaje wimenyera essence gusa. Kampfiraho mvuye mu giterane mu gafunzo, kampfiraho ndahantu bita ku Kigeme ku Gikongoro, nyirara mu munsi umwe, uwa kabiri uwa gatatu ngira Imana ni koko. Ndabwira nti koko reka mbabwize ukuri, nibyo mwita amasezerano birarushya, nibyo mwita amasezerano biravuna. Nigeze nakotsoro ndayibwira nti wampaye akazi, irambwira ngo ninguha akazi uzakicana n'umurimo wanjye, ntabwo umurimo wanjye bizakunda. Ngira Imana nti nukuri nzitanga. Yewe mba ndakabonye nkajya Kigali, Nyaruguru, Musanze, Nyagatare, ndagakora karimwe ibiraka biryoshye kweri. Noneho nkajya mwivuga butumwa aha ninjoro, nkajyayo ninjoro mu gitondo muri niba ture nkirirwa mu kazi, isukari birazamutse, akazi kinjiza isukari, muganga arambwira ngo ntiwongere kuyirya, stress noneho birazamuye isukari. Ku biro bya Anicet n'ukuri kwishobora byose, yo nta na kimwe uretse iriba ry'agakiza. Ndagira ngo nkubwire n'umugabo wowe wita igisubizo, ndagira ngo nkubwire ko amashyi yagukomera agakikubona arayabumba akavamo ingumi ry'inya karikura. Uretse iriba ry'agakiza, uretse iriba ryo kuri Kristo, nta rindi riba uretse iriba ryo muri Kristo Yesu, niryo rimara inyota. Haleluya! Niryo riba ryonyine. Salomo yaravuze ngo ntukarye ubuki bwinshi, ari n'ubuki bwinshi. Aravuga ngo no kwiga cyane birushya umutwe, nabyo birushya intekerezo. Uretse iriba rya Kristo, ibintu byose ushaka bigira ingaruka. Byose bigira ingaruka. Ariko amazi y'ubugingo abonerwa muri Kristo Yesu. Kristo wenyine niwe utajya uduteza ingaruka. Niyo turwanya intambara kubwo kumwakira, ajya kuyirwana, urugamba ararurwana. Umugabo witwa Salomo yabagaga udutungo tugufi 300 par jour, buri munsi 300 ku munsi, udutungo tugufi 300 ku munsi. Yakica ibimasa, akica ibimasa 100 ku munsi. Yabyukaga mu gitondo, uruhande rw'umuryango we iburyo n'ibumoso akanyura hagati, hari abagore 80 iburyo n'abandi 80 ibumoso, bose bafite amatabaza ari kwaka, bafite na perfume imiba ituruka mu gihugu cya buri mugore.
bose yagera imbere ya Salomo, Salomo agahagarara, umugore akamutera umubavu, yarangiza akamutera umutoma, imitoma 160 ya buri gitondo. Salomo yarayumvaga akabyuka agatambuka. Salomo yarariye arahaga, amaze kuba haze, Imana iramuga ngo ngwino hano, yumva ari we wenyine uriho, yumva ari igitangaza, iramuga ngo ngwino nkwereke. Imwereka inyoni zari mu mbuto z'imiberoshi, aramubwira ngo zirya zitabiba. Salomo aravuga ngo burya kurya nabyo nubusa, nge ndavunika, nge ndahiga, nge ngira nte, ariko burya n'inyoni zirya zitabiba. Yambaraga ikanzu ikoranye umubavu uhumura neza. Imana iramuga ngo ngwino nkwereke ibirimba kukurusha. Imana imutwara mu ndabyo, iravuga ngo zirimba zitadodesheje kandi zitanahashye umwambaro. Salomo aravuga ngo ibyo nabyo nubusa. Nshuti z'umusaraba, uretse iriba ry'agakiza ka Kristo, ibyo nabyo nubusa. Umugore umwe yari afite abana, baragenda babibigeragezo, abana baramugerageza bien. Umugore apanga kujya kwiyahura, aravuga ngo ndagiye. Undi mugore yari ingumba, ikigeragezo cyo kutabyara kiramukubita, nawe aravuga ngo ngiye kwiyahura. Bacimanuka bose bahurira ku ruzi. Undi mugore aramureba, aramwese kuri kurira cyane wabaye ikirambwe, abana barandembeje. Ariko se wewe kurira, uti nge sinigeze mbyara. Ingumbi iti kumbi nazanywe no kwiyahura kubera ndigeze mbyara, none n'aba bafite namwe mwasaze. Ndi yewe ndaguma uko ndi byose ni kimwe. Abwira wa wundi ufite umwana ngo igendera, ari njye utamugira ndarira, nanjye ndagiye nawe uhore. Bose basubirayo baragenda. Nta na kimwe wita igisubizo kiruta kwakira Kristo Yesu. Nta na kimwe, nta n'icyo uzigera ubona, niwe wenyine, niwe wenyine. Yesaya yaravuze ngo abagushikamijeho umutima ujye ubarinda bakaba amahoro masa. Abo gusa nibo baba amahoro masa. Iyo Kristo, iri riba ry'agakiza, iyo ari ryo wavomyeho, uroga ukera ugacya. Reka mbaho ubuhamya bw'umugabo Yesu yogeje. Umugabo wari wahamwe n'icyaha, arabambwa, bamutwara ku musaraba, ajyayo bamuteramo imisumari, arabyakira. Ariko agihura na Yesu ku musaraba, Yesu umujura aravuga ngo nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu aramubwira ngo n'uyu munsi ntabwo ari kera. Umujura arapfa, akimara gupfa ahura n'umuzuko w'abera. Amaraso ya Kristo iyo yakogeje, ariko mana we, iyo wogejwe n'amaraso ya Kristo ahura n'umuzuko w'abera, ajya kuzenguruka Yerusalemu, yari yabambwa ari umujura. Bibiliya iravuga ngo barazutse babonekera benshi, nawe ajya gutraversa Yerusalemu kandi yapfuye ari umujura. Iyo umuntu yahuye na Kristo yamwogeje, urukiko ruragukatira, Imana ikavivura ikavuga ngo nakubabariye, nakubohoye. Umuroza araroga, Imana ikavuga ngo nubeho, kuko wanywereye ku iriba ry'amazi amara inyota. Kandi ndagira ngo mbabwire ko isoko itandukanye n'aya mazi mugura ya Ewasa, no, biratandukana. Isoko biratandukana. Aya ngaya uzayamene, cyangwa amazi y'isoko niyo wayamena uyakuye mu njerekani, ukayamena ukagomorora, aratobora agatambuka. Uyu mwana wanywereye ku mazi y'isoko niyo yarerwa na mukase mubi. Uyu mugore washatse uru rugo ariko yaranywereye ku mazi y'ubugingo niyo yagira mukeba akamubera ibamba, aratobora amazi y'isoko, aratobora, ararwana, ashaka inzira. Niyo yahura na shebuja mubi, aya mazi arakubita, aratobora. Aya mazi niyo yahura n'ibihe by'amapfa, akuma. Haleluya! Aya mazi, iyi soko y'amazi y'ubugingo. Oh, Yesu niriba ry'amazi mazima, amazi y'ubugingo, amazi amara inyota y'icyaha, akoza n'imitima. Abayanyoye bose bararutse, yarabahaye
bukeze abahindura ibyaremwe bishya pe. Haleluya. Iri riba ryonyine niryo rigusibamo amaraso y'abasinga n'abacyaba n'abagesera n'abanyiginya. Iri riba ry'amazi y'ubugingo niryo ryatwogeje tutari kugera hera, none waje mu materaniro uravuga Imana igagutega amatwi. Iri riba ry'amazi y'ubugingo niryo ridudubiza tukabona ubuzima igihe cy'amapfa acanye. Imana ishimwe. Abantu bubaha Uwiteka, Bibiliya yaravuze ngo bahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Mutagira ngo harandi mazi, harandi migezi. Iyo migezi niyo dushoreramo imizi tukavoma aho ngaho. Munyemerere dufatikanye dusenge. Soreze hano ntaza gukamura bikaba inkashi. Muririmbyi yaravuze ngo nyiriri riba, nyiriryo riba ni umugwaneza. Nyiriryo riba ni umugwaneza. Imana ishimwe. Nyoborwa mu nzira yose no kuboko kumukiza, iyo mbonye ineza agira ntago mba ngishidikanya, ndetse no mu munezero. Imana ishimwe. No mu mubabaro ansindira n'ibishuko, nabangiza inyota mu gihe nishwe n'inyota. Rwa rutare rwasadutse ruradudubiza mazi. Rwa rutare rwasadutse ruradudubiza mazi. Ndagira ngo dusengane n'umuntu wumva ashaka kubwira Imana ngo nshaka kunywera ku iriba ryawe. Ndagira ngo uwo muntu yegereje ijuru dufatikanye gusenga. Ndagira ngo mbabwire ko amaraso ya Kristo ashushanya uruzi rw'ubugingo, ari ryo riba ryashushanyirizwa igerizimu ryahurijweho umuyuda n'umusamariya. Byari bisobanuye ngo mu rubavu rwa Kristo niho ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyamahanga n'abisezerano bazahurira bakaba bamwe. Imana ishimwe. Ndumva nabasaba tugasinziriza ku maso yacu. Umaze iminsi hari umwuma ukuriho, hari umwuma. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu arasonza akihangana, ariko iyo umuntu atewe n'umwuma hari igihe yikubita hasi, hari igihe uzunga isereri ukikubita hasi. Umwuma wo kubura amazi y'ubugingo utera n'inzara yo kubura ijambo ry'ubugingo. Uyu mwuma utuma ubugingo bwo muri twebwe bucogora, umubiri ugatangira gukora ibyo twishakiye. Ariko iriba ry'amazi y'ubugingo ridudubiza, ryongere risuke mu bugingo bwawe, ryongere ivomerere. Bibiliya yatubwiye ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba ituruka mu nda yawe. Perimoria donas elehosa enimato kitandoria donakita ebefosa nimandia hosa enimoria. Iriba ryongere ritudubise abo warugwiriye n'umwuma. Ntabwo Satani yagushobora uri kumwe na Kristo, ariko waguye umwuma warambaraye biroroshye ko watinyuka gukora ibyo watinyaga, waryoherwa n'ibyakubihiraga, kandi wababaza Imana warabitinyaga. Ibyo bituruka ku mwuma. Ndagira ngo ubwire Imana ngo nje ku iriba ryawe. Jambo ryarambwiye ngo mwivomera amazi azabatunga mu gihe cyo kugotwa. Ndagira ngo tubwire Imana ngo duha amazi.
Dawidi yararwanyagera igihe yicwa n'umwuma aravuga ngo nkumbuye amariba y'i Betelehemu. Ndagira ngo mbabwire ko n'Abisiraheli bari muri Babuloni nta wundi muhamya babonyeyo uretse inzuzi zatembaga ziva iwabo. Bamanitse inanga kuri iyo migezi baravuga ngo nawe uzaba umuhamya uko tutigeze turirimbira Imana yacu mu gihugu cy'amahanga. Ndagira ngo nkubwire ngo iya mazi y'ubugingo Abisiraheli barayabuze baracogora batuka Imana. Imana ibwira Mose ngo kubita urutare ahantu uri wari unyotewe, ubuzima bwari bukucanze, situwasiyo urimo yari itumye uganya, ariko Uwiteka akubita urutare rukwegereye, akubita urutare ubutayu urimo nta mugezi, ariko Kristo wagendanye nawe, Kristo wizeye yongera kuvire mu iriba. Iri riba rikiza indwara, iri riba rizura uwapfuye, iri riba ritanga ubuzima risubizamo imbaraga. Aya mazi y'ubugingo niyongera tutubise. Mana turagushimiye, turi mwari no teraniro twibutse ko iriba ry'amazi yawe rikidudubiza, riba ry'amaraso yawe riracyatemba. Enima hosa edrae peloria sonima. Dusabye amazi y'iriba ry'agakiza ku Uwiteka adudubize kuri uyu mubyeyi. Aya mazi amara inyota, amazi atera isuku, aya mazi aramesa, amazi atera ubuzima. Ndagusabye ongera ududubize Mwami. Twishwe n'umwuma tuvuga amagambo atariyo, ariko ongera ududubize tubona iriba ryawe. Aba bakobwa nibongere bavomere ku iriba ry'agakiza, amazi y'ubugingo amara aba basore abamare ibindi byose bituruka kuri Sekibi. Mwami aya mazi y'ubugingo natwoze adukureho amarari y'isi n'umubiri. Aya mazi y'ubugingo niyongera atembere mu bwenge bwacu dutekereze nk'Uwiteka. Aya mazi y'ubugingo natwoze Mwami, twongere tubababoneye tuvomere ku iriba ryawe. Uyu Musamariyakazi yaje arushye azana ibyaha, bwa mbere waramuruhuye, umuruho w'urugendo umukuraho. Aba bene data bavomaga kure, bagendaga urugendo, gushora bagahomba, gucuruza ntibivemo, gukora ntibikunde, ariko tuje ku iriba turi gusanzeho, iri riba ry'amazi mazima. Ubwo tuhagusanze kiza abantu mu ruho, bakiza umunaniro, dukiza amarira ya ninjoro, udukiza yo mu mutima, dukiza mwamamaganya, ineza y'Uwiteka igaragare. Iri riba niritembere muri uru rugo, iri riba ritembere muri ubu buzima, iri riba ritembere mu rubyaro rwacu, iri riba ritembere mu rushako, iri riba ritembere Mwami Data wa twese mu matorero yacu. Weretse Zekiya amazi amwe ari mu bugomba mbari, andi arirengeye. Uwiteka we wari usobanuye byinshi, none natwe tuje ku iriba dudubiza dushira inyota, ibiganza byacu byongere bifate, ineza y'Uwiteka igaragare. Muzi Kristo yavuye mu iriba abatijwe, nibwo wamuzamuye kumuhamiriza. None natwe reka dukure ibihamya muri aya materaniro, reka dukure ibihamya muri iri jambo ryawe, reka dukure ibihamya muri uyu mwanya. Pebe sanimondia horia donase elekoti sanimondia. Ni wowe Mana ishobora byose, turagushimiye Jehova Shama, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Asante Yesu Kristo, amen, amen. Yesu abaha umugisha. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Nababwiye ngo ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi. Iyo uryakiriye rigukorera ku buzima bwawe. Yesu niwe mazi amara inyota. Mukozi w'Imana, reka twongeye tumutunga ibiganza mu izina rya Yesu. Imana imuhe umugisha. Haleluya. Nyuma y'iri jambo ndumva nta kindi narenzaho, tuguwe neza. Twumvise ijambo ry'Imana, yavuze ibintu byinshi cyane kuva aho twatangiriye kubya Zakariya, ngo Zakariya ntiyari kuvuga Yohana ataravuka. Ibyo byose ushobora kuba wakuyemo ibyawe. Twumvise kuri ziriya ntumwa zabanaga na Yesu,
babaga bafite akabazo runaka kagaragaza ko ari abanyantege nke, ariko Yesu ngo akabihanganira. Nawe Yesu yakwihanganiraga, ariko uyu munsi wongere unywe kuri iryo riba ry'agakiza, ukizwe neza. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Turakomeje gahunda, tugeze mu kandi kanya keza, tugiye gutura amaturo. Birashoboka ko ntago twigeze twakira abashyitsi,